wiyambura ububyeyi wibagirwa kuri mama wangiriye kugize unaka umuhanda sibyo umugabo wawe nyuma y'ibintu byose yarabizi none muje no ku mubyeyi wanyifatiye amurukundo nababuranye mutangiye kumutesha uyu mugabo aza hano gute yewe mama mukuru na mama muto mwese hano murabe uyu wundi wa nyirabazana yanjye mwabuze ibyo muvuga nyine mpamaze kamwe urihangana ku mahitamo y'umwana uzi wese umukumbura ku buryo isi ugaruka kumureba ko wareka n'iki ndamukumbuye cyane amagere se ntabwo yigeze kumwandura ngo ikiriho ngo ndakara gukondera kuvuga uriya mugabo we ndakwinginze simushaka kumwumva amatwi yanjye abakinnyi baraguye ubundi bagenda bavuga umuntu nyine umukinnyi uhagarara ku mutwe w'abantu bazi gukina abantu bangaye icyarimwe habe no kurabukwa asa no gukinisha abana na ba nyina wasanga ari n'abandi tutazi ibaze ku izina ry'Imana habaye harundi ngiye buri akamegere nahise mutinya cyane ntabwo byabura rero bandi ibintu byantunguye ukuntu abanaga n'abantu babiri mu nzu bazi bari ntabizi urakomeye ahubwo kandi uranihangana njyewe ndakubwiza ukuri uriya mugabo nkimara kumenya gahunda ze icyo kuvuga buriya narakizi uretse kumusohora ese undi biyatinye kugaruka cyabikora ze bakoze kubitanga ku bana ni ukuri uyu mwana asohokana ari gusara ntabwo nari kubona uri muri situation nk'iriya ngo usige ni ukuri pe kandi mama nyine kuba wenda twariyunze ntabwo bisobanuye yuko n'ubundi cyankuye mu rugo kitagihari nambabare niyo mpamvu nahisemo nyine kuba ngumanye na mama mutoya sera mwana wanjye birumvikana amahitamo n'ayawe makuru sibyo ariko basi uzagiye nanjye mujye muza kumutsura icyo dupfana kiruta icyo dupfa bariya abantu babazanye nyina bize yego ni se kuko kuva bambona hano basigaye baza kudusura cyane kandi sinakirukana abana ntukabirukane ariko ujye ubamenya reba nk'ubu wicaye aha abana b'abandi bagize icyo bakubaganya koko bakana ibintu byose bimeze neza buriya muhungu urabona azi kurera abana uyu weza ubwo se nkubwiye nabi kora kaza kantara ibitugu kare mu mama wako we yicara ukeshwe rega asigaye afite ababyeyi babiri n'abandi babaze usubiremo ibyo dupfana biruta ibyo dupfa tuzatugarekanya ko kamegeye ariko twese twaramuye rero tuzabusa kuri ni karibu kandi nabo byo bisura yahanose hano arisanga ariko ndibuka umuguru uko wa mbere ndetse kubitwibutse mbega ku mwana wanjye kwari ukuvuna numva buje kuntoborera ntugerageze hano mba nakurakariye usiku mwe narahangayitse naramuhamagaraga nemero kompozi nahamagara inshuti ze ati wapi nawe duheruka ubundi tuvugishwe mu mukundire ahubwo se ngiye unamukundira gusa muko naho se ko wakundaga umusaza nkanswe twe tw'abakecuru ibintu tubyihorere byarangiye cyo twifatanya nk'ikisi n'imigani insigamigani nshaka cyo gukiza
ife yego ko neza muraho neza mu mazina amahoro amahoro imyaka myinshi cyane yego ko mana yanjye ni karibu murakoze mwari muraho turaho yihanganira pe natinze ariko nishimiye kongera kubabona mana yanjye reba imyaka yose ishize byari amezi 6 akazi karagenda kaba kenshi birangira imyaka 3 yuzuye nta no guhamagara ntaki reka akazi dukora namwe murakazi pe guhamagara hari igihe ugera hariya ugasanga telefone yawe igukuyeho utangira gukoresha indi y'akazi gusa kugira ngo utaza gufata ibintu byawe bwite ngo bivange n'akazi birumvikana rero gukorera akazi k'igipolisi hanze y'igihugu bigoye ndizera mumeze neza tumeze neza twari tugukumbuye ntabwo wabyumva nawe nari mbakumbuye cyane pe aho gusa zera ari hehe zera ntabwo akibaho ukina Umukino w'akamuguhe mami. Beti ndakuvugisha mu kanya. Ngomba kuvuga se ngo mume gute mu mari. Ninde? Niba bishitanye. Nyirankotsa ngo mugakuvugisha. Nzi ko mu mari. Sinko mutameze neza. Meze neza pe. Urandeba mu maso yanjye ukabona ntabwo meze neza. Kandi ko bibona. Ze. Meze neza mwana wanjye. Simoni ko nemeye kuguma hano kugira utagira ikibazo ugira cyangwa wenda ngo biguhungabanye ko nanjye maze kukwiyumvamo nk'umubyeyi wanjye. Undi nawe. None se kuki ndi kubona wababaye wahangayitse kuva biriya bintu byawe? Okay. Ze. Buriya rero igihe umuntu aba agaragara nk'uhangayitse kandi ari ibyishimo. Mwana wanjye ndagushimira mbikuye ku mutima. Kwemera ko tugumana mama wawe ukavuga uti mama genda ndagumana na mama mutoya. Ze. Byandenze. ese hari ikibazo cyaba cyaravutsemo gikomeye cyane gituma uvanga akagenda oya gusa nyine ni birebire uzagenda ubibona yashatse umugabo zanda mukaba mutari kubimbwira nta mugabo yashatse nta kibazo ariko nyine twajyaga tuganira yarakurakariye wagiye umubwira ko ari amezi 6 none imyaka 3 irashize wamuhamagaraga ntiwageraga gutembese nta makuru yawe yari afite urumva ko yakurakariye mamaze nanjye ntabwo ari njye pe iyo mbona rero bishoboye nari kubona narakoze bitandukanye n'ibyabaye aka kanya nibwo mbonye ikiruhuko ndavuga ngo reka nze nkora ibishoboka byose ahubwo tunakore n'ubukwe nzave hano byose byararangiye ikintu kinzanye kinini ni ukumwereka urukundo mukunda nkanakuramo icyuho cyose cy'iyo myaka 3 ishize kandi bigomba kugenda neza pe njye ndakumva ariko nawe urumva ko ukeneye kumusobanurira bihagije kuko yarakurakariye cyane pe nyizera nimara kumubona ahantu yicaye tukavugana byose birajya ku murongo okay ntacyo nakwereka nta n'ikibazo afite kandi ameze neza cyane nizere ko atuje Umutima wanjye ndumva utari hamwe ahari ndaryamye. Ubanza igihe kiri bugere ngakanguka ngasanga wagiye. No. Ntabwo nzi ukuntu nshobora kuvugamo ko usibye kuba uri umubyeyi yaba isi yose ababyeyi bose bari bameze nkawe. Nyuma y'ibyabaye byose ibibazo byose nagiye nguteza Utarira urankunda umbera umubyeyi utandiza sibyo kandi mami ndagusezeranya ko nzakubera umwana mwiza sibyo kandi ibyo uzacamo byose byaba bibi byaba byiza tuzaba turi kumwe. byumva se mfite ubwoba pe Iki kandi uri kurira mami ufite ubwoba bw'iki njye nawe nshaka kubona umeze gutya ino mudu ntabwo nyigukeneye nibaza none se uri kurizwa n'iki kuko ubona babaye byonyine icyo kintu muri ubu buzima gisigaye kinisha umutwe
ikintu kizagihari umwana wanjye njye wahisemo se kakwera kandi buri kimwe nzakikora kuri njye nta kibazo dufitanye ariko urabyumva ko yakurakariye kandi ntawamenya abakobwa b'iki gihe gusa nyine nta wundi mukunzi aranyereka we nimumara guhura mukaganira azakubwira byose. urakoze cyane mu mazera wahanyereka se bose nkajyayo ndumva ntabwo nashobora kuryama cyangwa ngo ubwire ntamubonye. Nta kibazo ndakwereka. Reka nkusezere nta byo kunyakira ibindi bizaba biza ubutaha umuntu wifuza kubona nizera. Ndabyumva ko nawe nta mahoro ufite utamubonye. Utujyane cyangwa urandangira nta kibazo. Ntabwo nakurangira ntabwo ari kure cyane biroroshye. Urabona kuri kaganda umanukiraho ku gipangu cya gatatu usubiye hirya hari ahantu hari agati k'umwembe urenze kari agati k'umwembe hari igipangu kiri hirya yaho naho ngaho. Murakoze cyane pe. Reka ngende ntabwo ndi butindanga. Murakoze kandi ibihe byiza. Ariko mwana wanjye ni gute wabashije guhisha ukamisha ko we na Kamegere muziranye ukamisha ubugome bw'uriya mugabo nkaba ndi kumwe nawe ubireba nkaba ndi kumwe nawe yaraguhemukiye nkaba ndi kumwe nawe uri kubabara zera kuki wabikoze? Nundi nemeye kukwera umunyakuri mu bintu byose njyewe igihe napanze ngiye kukubwira yanteye ubwoba ambwira yuko nubimenye uri butunyirukana ntekereje se nunyirukana ndajyayo nicyo kintu cyonyine cyatumye nabikubwira. Sindi nimba utibuka igihe hari inyuma waje tumva hari urusaku nibyo bintu twari turi guhariraho. Yego yari wowe ariko icyangombwa nuko ubu bintu byose bimeze neza mama tumeranye neza ntukiri gushwana kandi nawe ndagukunda nk'umubyeyi wanjye umubyeyi w'ikihoryi sinigeze mbibona sinigeze mbigega sinigeze ntekereza ngera mbeshye ngo ari kuri telefone zero nzaguhorera. ukuntu watekereje kuvuga ngo uzane inzoga noneho ngiye nsangire nawe nicyo kintu nyine kiba gitangaje kuko urumva hano nta muntu njya munanganira nawe dusangira nk'uko nguko niyo nshatse kunywa ndagenda nkajya ku muhanda ariko niba wantekerejeho ukavuga uti usangire na Deo uri umuntu w'umugabo de nari nkurwaye umva nkashaka ko uzasangira byeri nkakugurira inzoga ukavuga uti Kamegere n'umuntu w'umugabo banza uyumve ongera kubitanga banza uyumve iyi nzoga nayitumye mu Zanzibar kandi uzi ko ari mu Bayisilamu batanzoga urayinuka yumva ukumva ko unyweye inzoga ko rero inzoga ibirimo n'akakana ntabwo ugeze ubyumva mu buryo ifite ntabyo ongera usome wumve shyira mu ijibo sha ako bari bagiye kuguhenda ariko nzi kuki wampenda rero utwaje igitoki kiza kandi cyoroshye ako njye ndakimwe gifite amabere magufi nuko bashegeye ikindi iki gitonore karega neza niyo mpamvu nagihisemo kandi wowe baranagwenda bababona uri umukire nge nta muntu ujya umenda ariko wakana urakatuza uzi ko wakatuje igitoki ntuzongera kunsiga ugakuraho senkani ukajya uvuga urayama ukuntu imanuka mu hano ukuntu wumva nyine igutwitse kamanuka mu wowe biri gutwika ibyaha ndabirimbuye ibyaha byose wari ufite byose bikuvuyeho
kandi uzaba umugabo ariko ntabwo aherukaga hano ntabwo naherukaga nakubuze navuze nzagaruka uhari kugira ngo tubashe guhuza neza mama wawe naza asange turi abantu b'abagabo umuntu w'umugabo cheers kandi buriya rero ujye ufasha mama wawe oya mama se mama hari ukuntu yikoroga oya mama buriya ikintu ugomba gukora we ni ukwirinda kumurakaza uriya mama akamubwira akabanga mama ameze nk'umwana mama uriya ameze nk'umwana iyo umufashe neza ukamenya yuko yariye ukamenya yuko nta kindi kibazo afite mu buzima mama ni umwana mwiza nanjye ndamukunda ntabwo ndushe ntabwo handushe ese ko ari nyoko ariko hari icyo utamukorera ngiye mukorera niho dutandukaniye kumbi wakatuzaga ngo ibiceri nza kubiguha yes ushaka iki hari umuntu usikorera mu bihombo buri gihe amayinite ndakuguriraho igihumbi nyine ubwo ushyiraho n'ariya 300 nagavuye noneho twara 300 igihumbi nkigumane none se ntabwo yese yari ugiye kuyatanga ubwo rero turasubira ku isoko wishyure yose ukatuza ntugire n'isoni bibara kwifatira ewe tugende ubu ndikumva nako aho umuzigizi bavuga ngo umuziga ryinyo wongera ufate cya ndaza no guhekenya ikirahure ariko ubundi inzoga ni yani mufite imbaraga twe twakoze cyane amaraso yamaze gukakara urumva ko ajya neza ariko nta bantu bari hanze undi kumva imirindi mama cheers ise mwaje muraho cheers ma gasangire n'impyisi ishonje iba ari wowe wibanza kamege urangira utose uratondagiye ngarukiye mu rugo uje gushingwa umusumari w'ikibuno cyawe mu ntebe zanjye ndakubwira ngo hinguruka sohoka oya kamegeri yazanye inzoga mama kamegeri hanze ma kamegeri yazanye inzoga uricara tunywe nitumara kunywa tumubaza hano yamaze iminsi ari namara kuha tubwira urundi ngo ziba bakicenga bagurira siku ziba ngo ni inzira no kuri kwimana kamege gushirika isoni gushirika n'ubwoba uratinyutse ugarutse mu nzu Nyirankotsa arimo zera arimo urumva ntabwo bufite ariko inzu ntabwo bufite inzu nari sanzwe nyica sibi nibiciri muri wowe n'inzoga kamegeri yazanye noneho ukuntu uri umugome mubi reba ntabwo umugome mubi ubusanzwe uyaze yizera nta mukobwa ujya ukora ku nzoga kare akoma bajyaga bavuga umugani ngo abo bagore ngo bagira amahane ngo bakiriya amakosa atari mama nawe ubutangiye kuba nk'abandi bagore nyuma nyine ibintu udukoreye twese ukadukomanyisha imitwe uratinyutse uragarutse ibyo wakoze ntibihagije bande bakomana imitwe devu uvuze ngo iki ngo nanjye mbaye umugore nakubwiye ntari umugore wa kigoryo ngo dukomane imitwe ngo imitwe ibyo byose ni wowe sohoka cheers ndakubwiye ngo je nawe to cheers nyikumeneho mama yabaye nyikumeneho Yesu yayihaye intumwa agiye mama baye nganyine nasohoke basagende mama ni mu nagira umuntu urakaza mama ubu ushaka kuryama macho ndege ikibazo gwatuba bari ugasohoka mama afite ikibazo ibintu mazemo imitsi ntabwo bizi ibintu wadukoreye ntabyizi singukunda se kuki imana kuki shitani ndamwese devu mu cyumba cyawe kamegera aradukunda devu mu cyumba cyawe ndavuze ngo haguruka base kamegeri hitaye kuri uyu mwanda muri kunywa ndabizi ko atari wowe uri kuvuga ni iyi nzoga iri kuvuga ndakubwira ngo kamegeri se bagore bararwana ese de uranira ma sasa we kamegeri
Ndajya mu cyumba. uretse ndaje Oya. mama Kamegera kamegera kuze kuri mama kamegera umukozeho mama ibisi byo nakubwiye muramubwira ngo nta rukundo rubaho urukundo byose ni ukubeshya koko n'umuntu akubeshya ngo aragukunda bari ukubeshya ubu ngubu urukundo nirwo ruri kumuriza mama urukundo n'urwiva urukundo urakunda Bina rukundo rukibaho. habe Urashyigikiye umwana inzoga. Reba ukuntu ari kuvuga didi mabuje munyera amafaranga nibwira ngo hakikane. kubujije kuza hano muri salo nawe Bahahiye kwishyura nawe. Uyu n'umwanya wo gusaba amafaranga cyangwa ibise byo guteka bazanye. Gatekerwe mu gatete gatekerwe mu katuze wanuriwe. Sasa rero kamekeye. Ugiye kumbwira ko winjiye aha ngaha. Wayinjiye uti. ariko ntukeka niba waribagiwe uko kwibigwa ahantu hafite imigabane uyu ko afite urufunguzo rwinjira muri salo rwinjira mu cyumba kugiza abari kugasanga niciye muri salo aho usanze naryamye Zera. Karamima. Honga. Ukiye. amungaza umujyana ye namumanza Zera. Umwicira tama. Zera honga. Zera muri gucana amasiri. Oya mwa. Kunyorera. ntabwo uri gukirana kugeza ukuri Kamekere. Umurenge nawe. Ntunyiciye umwana. Ntumuhasa amayoga. Reka nanjye nyine duhangane. Noneho ngeraho mugeze. ariko si urashaka kwiyahura si wagira ngo uri ntagahumye Ndakubwiye ngo tukimene. twumvikane Ndakubwiye ngo rekora. nibyo ntabwo nshaka kubyemera buriya buze inzoga habuze iki wayinyweye nk'utayibye Witwaje urukundo nagukunze. ariko wakundaga nagukunda Uranyiyegeza. Umaze kumenya wese. Uranzenguruka. Ungereye ku mwana. Nirengagije ibya Zera. Nirengagije ibya nyina wa Zera. Ungarukiye mu rugo. Kamenya. Zera mwararyamanye cyangwa ntabwo mwararyamanye? Ndi kukubaza. Kandi tubitware gake tuvuge gabo. uri kuvuga nde Ndi kukubaza ngo Zera mwararyamanye? Ndacyakubaza reka. ntabwo twaryamanye Hanyuma wamupfaga na nyina mutararyamanye. Kamege wamburanye iki? ariko si wabuze umuntu kurota Kugira ate? kurota niba nyina yararose naryamanye n'umukobwa we ibyo ugiye nabisi Hanyuma nyina ntabwo mwaryamanye? Nyina ntabwo mwaryamanye? nyina nyine none se ni Zera Kamege wambwiraga iki? ariko ibyo byabaye kera tutaramenya Ariko David yavuga ni ukuri kuko nta rukundo rubaho. Uzi ko nta rukundo rubaho kuko. Uzi ko ndi mu burindagira ndi ikigoryi ndi icyo ndi ikintu kireza n'ikihangana ndi ikintu kidafite icyo kimaze ndi ikintu gitumbaraje gusa. Kamege. Ndumva nagusharatura. Ndumva nafata izo rinete nkaza gukandira mu maso. Nuko ngukunda. ndagukunda Kakundwa n'intishonje kakundwa n'impyisi kakubitwa n'inkuba kicara umusimara wa santimetero 15 wantura katuragurika umutima w'indawo. Wakigoryiwe. Urankunda wanturiwe. umva nkubwireshere wanjye Ndakubwiye gutankuraho.
ndakubwiye ngo utankuraho ntabwo nshaka kongera no kundeba urongera kunkoza imitwe y'intoki zawe ndaziruma Dev nyoko Ariyahuye sha Dev